kandi turaho. Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi ihangane ukore cyane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo bishobora kuba byakunda. Nk'uko mubibona kuri kamera ya Iris Rwanda TV, turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'umumotari. Narantwaye ndavuga ni ntabwo nagenda namuhaye ikiganiro abakunzi ba Iris Rwanda TV bamenye ikijya mbere. Reka dutangire tumubaza atubwire amazina ye, akorera hehe, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Ingabire Brandine, ntuye muri Musanze, mu karere ka Musanze hano. Ni naho ukorera? Ni naho nkorera. Niho uvukira? Niho mvuka. Ukora akazi k'ikimotari cyangwa nuko duhuye ukavuga ati reka ngutware, wenda wari uri kuyiga se? Nkora akazi ko kumotara nyine, niko kazi kanjye. Ukamazemo igihe kingana iki? Namazemo igihe cy'amezi 2. Urantwaye, kameramani wari uri kunkamera kuko nari ngiye gukora ikindi kiganiro, aravuga ati subara hakugeza amahoro. Ubyumva ute kuba iyo utwaye umuntu uba wifitiye ikihe cyizere? Mba numva nyine nta kibazo mfite, mba numva mfite confidence, nkumva nta kibazo rwose, ibintu byose nta kintu kidashoboka. Uba wumva nta kibazo? Nkumva mbese ngena mu muhanda umeze neza cyane. Neza cyane, nta n'akantu ko kuvuga ngo abantu baranseka. None se abantu bakubona utwaye moto, uri umukobwa wantwaye, urabizi wanzengurukanye Musanze, ariko abo twacagaho bose bamwe abatakuzi bavugaga bati wagwana. Tubwire, iyo uhuye n'abantu ubaciyeho gutyo bakavuga nk'uko kose, wowe ubyumva ute? Ntacyo biguhinduraho? Ubundi ngiye nta muntu ncaho ngo atatangara. Abantu birabashimisha bakavuga uti se byagenze gute kugira ngo iki ibintu bigereho. Abwira ni nyine uragenda ukiga, ibintu byose nyine bigenda neza rwose nta kibazo. Kwiga moto wabyigiye hano mu mujyi? Nabyigiye hano i Musanze. Umaze igihe kingana iki ukora aka kazi? Maze amezi 2. Amezi 2? Ubu se moto wayize igihe kingana iki? Nayize amezi 2 arenga. Amezi 2 arenga? Urayimenya, ukorera ibyangombwa cyangwa nta byangombwa ufite? Narayize nyine, nabanje gushaka provisoire. Provisoire urayifite? Nyibonye mpita njya gushaka perime. Nayo urayifite? Ubu ngubu ufite ibyangombwa byose? Ibyangombwa byose ndabifite byose. Kandi hari abamaze umwaka wose muri uyu muhanda na provisoire ntayo? Nyine baravuga ngo ibyangombwa bya moto nyine biragora kubikorera, ariko nyine ushyiramo umwete nyine, kubera ngiye nahereye kera nkunda ibintu bya moto, nkunda moto cyane, numva inzozi zanjye ariho ziri. Nkumva ko byanga bikunda, nabona ubushobozi cyangwa se nabubura, numvaga ko nzatwara moto uko byagenda kose. Byanga byakunda? Yego, niga nabyize mbikunze. Niyo uba wumva uzatwara gusa cyangwa uba wumva uzajya ugatwara n'imodoka ukajya no ku... Mbonye ubushobozi nakwiga n'imodoka, kuko nyine inzozi zanjye numvaga ziri kuri moto. Mu rugo iwanyu babifata gute? Kuko ubundi ababyeyi baba bumva umwana wabo w'umukobwa ari wa muntu ugomba kwiga segonderi, akayirangiza akajya kaminuza, akajya gukora akazi wenda kandi gatandukanye n'aka ngaka k'ubumotari. Ababyeyi babivugaho iki? Ubundi ngiye natangiye, mbese ubu nasoje kwiga, nagarukiye mu wa 3 segonderi. Ubushobozi bubaye bukeya, ndavuga ni nyine kankure mu buzima busanzwe ndebe ikintu nakora. Nyine nshaka udufaranga, ntangira gucuruza ibintu by'imboga byo ku kameza nyine. Bigeze aho, kubera nyine twaranguriraga ahantu hakure, ubona kurangura biri kumvuna, ubwo ngerageza kumanza niga igare. Nize akagare, birangiye maze kurimenya neza. Wabaye n'umunyonzi? Ariko nyine narikoreraga, ntago natwaraga abantu muri rusange. Warikoreraga bisanzwe ukavuga ni? Narikoreraga, byageze aho mbonye nyine biri kugenda neza, kubera kuvunika, kubera ahantu hakure, nyine nshaka udufaranga, ngenda nurunda ngura akagare kanjye. Yego. Ngo noneho maze kugura akagare. Iryo gare wari wariguze angahe? Nariguze 80. 80? Ese iyi moto dusubire inyuma,
iyi moto utwara watubwiye ko ifite ibyangombwa, ni iyawe? oya ntabwo ari iyanjye. Ntabwo ari iyawe. Nkora mverisa. Ukora uverisa? niyo ese ubu ku munsi ukora uverisa nk'amafaranga angahe? ku munsi mverisa ibihumbi bitanu. Uba wakoreye ibihumbi bitanu ugakuramo ay'inyungu wariye ukumva ntabwo uri mu gihombo? nyine risike zo guhomba ntabwo zabura, ariko nyine uragoragoza nyine wabona duke ugashimira Imana nyine yatuguhaye. ko nyine ntabwo risike zo zabura, hari igihe amafaranga abura kubera nyine ikinyabiziga kiba atari icyawe ntabwo byagenda neza nk'uko ubishaka. ariko nyine kubera ko ari uwo mwuga wenda uba ufite, uravuga uti ndagerageza nyine meze ngerageze gutya. Yego. Hanyuma abantu bati umukobwa batubwiye ko yitwa Brandine, bati Brandine atwaye moto kandi ari umukobwa. Abakobwa bagenzi bawe bo wenda tureka abahungu bo bashobora no kwatisa umukobwa cyangwa se abantu abakobwa bagenzi bawe bo babyumva gute? nyine gusa impamvu abakobwa badakunze kuza nyine mu mwuga w'umumotari, perime ya moto bavuga ko ivuna, gusa byo nyine kuyibona nyine biba bigoye. ariko byagusabye imbaraga ki? Ntabwo hajemo twa tuntu bavuga ngo hari ukuntu? oya ntabyo kuntu nyine Imana uriga neza ukihiringa ugakora uko ushoboye kose, ariko nyine ukabigeraho. si icya mbere ni ukudacika intege, naho ubundi ibintu byose birashoboka byose. ubwo rero icyo nasaba bagenzi banjye batinyuka nabo bakaza kwiga, ni ibintu bishoboka cyane. bamwe bati ese ni umukobwa yambaye rinete, ngo urabona ubundi abamotari benshi ntabwo baba bambaye rinete. wowe kwambara rinete mu kazi kawe k'ikimotari, njye nagize ngo wenda uri kwitemberera, ndavugana ariko njyewe reka ntwarwe n'umukobwa mvuge ni mubaze n'ibyo ari byo. wowe kwambara rinete mu kazi buriya ni hari igihe kigera nk'iyo rinete itoko ukuntu, cyangwa se nyine abantu babifata bate? abagenzi se bo kubatwara ntabwo bikugora? oya rinete nyine nta kibazo ziba zitwaye kubera zindinda umuyaga, kuko nyine kurebera mu kirahuri gusa ntabwo mba ndi kureba bihagije nk'uko mbishaka, byatuma rero agenda neza mu muhanda. hanyuma abantu bakibaza bati nk'iyo uhagararanye n'abamotari urabona hari ukuntu nkahariya nagusanze nuko ari we wayisuze imbere, nashoboraga gutega abandi nk'uriya murongo wa bariya abamotari urabona ni nk'abamotari 50 ubarimo uri umukobwa kandi hari abagenzi babiri, uba ufite amahirwe angana iki yo kugira ngo uwo mugenzi aze kuguhitamo? ubwo nyine uramubwira uti ni karibu nyine, ukamubwira neza akaza nyine mukagenda. akavuga uti se nyine abenshi bafite impungenge se uburangezayo, abandi bakavuga ati bane bakavuga bati ni wowe uradutwara. mbese akenshi abantu benshi nkunze gutwara nsiga mbahaye nimero yanjye bakazajya bamamagara nkabatwara. ntabwo njya nkunda kubura abagenzi. ubu ngubu ufite abantu utwara ku buryo niyo bo kuri telefone bamamagara bakaba tuyagiye mu kazi vayo intware, uyagiye ahantu havayo intware. hari n'abantu bavuze bati rwose nta wundi muntu uzongera kudutwara ni wowe. abakobwa batwara bitonze. none se ubu nta basore bajya baza kugutega? nibo benshi cyane. nibo benshi. none se ubundi njye nk'ubu nabonye uri inzobe, kandi abasore nawe urabizi icyo nshaka kuvuga uracyumva. buriya nta musore utwara nyuma y'uko umutwaye akavuga ati kandebe ibyo ari byo? oya wapi, kuko nawe uramuhakanira se kubura byose yabura? wenda nyine ndabatwara, ariko nta muntu nari natwara wenda ngo azane ibindi bintu, kuko akenshi ibintu nk'ibyo bikunze kuba nijoro, kandi njye ntabwo nkora kugeza nijoro. yego. ukora amanywa nijoro ukaruhuka? nduhuka nijoro. hanyuma abasore rega ntabwo uransubiza neza. buriya abasore hari abasore baba batagenzwa na kamwe, akabona uri umukobwa mwiza, akabona uzi kwihiringa, akavuga ati uyu mubebi nshobora kureba ibyo ari byo, akakwaka nimero mukaravugana ukazana na bya bindi. wowe nk'icyo kibazo iyo uhuye nacyo ukikuramo ute? kubera ko nta musore ndatwara nyine ngo wenda abe yambaza ibindi bintu, ahubwo bo bashimishwa nyine no kuba mbatwaye, avuga ati ni wowe uzajya untwara, ati ni wowe. ariko ntawe ndatwara nyine ngo agire ibindi bintu yambwira. none se urumva ibyo ari byo byose niba bitari byanaba, wanatubwiye ko utamaze igihe muri aka kazi, bishobora kuzaba, urumva bitazaba imbogamizi mu gihe icyo ari cyo cyose wagitangiye guhura? urumva abantu binaha nibamara kukumenyera bakamenyera ko uri umumotari, cyane ko mutari benshi b'abakobwa, bazabifata nk'ibisanzwe. hanyuma nibaza noneho
bafite mene iyo migambi ikizakurikiraho kuri wowe uzabyitwaramo ute? Ntabwo bizaba imbogamizi kuri wowe? aho ngaho iyo ubonye nyine ashatse kuzana nk'ibindi biganiro kubera nyine uba uri mu kazi uramubwira uti ibyo ntaho bihuriye n'akazi, uwereka ngo utware nkugeze aho ugera ubundi winyishyure nitahire, nawe biba bihuriye ubwo yakwatse nimero uramubwira ati reka kumubwira uti nzajya ngutwara nkugeze aho nkugeza ibindi ubundi nyishyure nisubirire mu kazi. Hanyuma nyuma yo kukubwira abantu bakuru nkakubwira abantu b'abasore, ni iki uri guteganya kuba watubwiye ko ufite ibyangombwa, uri guteganya iki mu minsi iri imbere muri aka kazi kawe? Ugakora nk'akazi gahoraho cyangwa se uba wumva hari ikindi kintu uzakora? Nkakora nk'akazi gahoraho, mba numva ari zo nzozi zanjye mbese. Nta mpungenge uba ufite z'uko ushobora kuzabura umugabo? Ntabwo izo mpungenge mba nzifite. Uba wumva uzanashaka kandi ugashaka uri umumotari, ukumva bizakorohera? Bizanyorohera nta kibazo. Bikakorohera ukabona umuhungu uza kukubwira ati ndagukunda, akaguporopoza mukazabana kandi uri umumotari, uba wumva bizakorohera? Bizanyorohera aho ngaho nyine nk'iyo umaze nko gushaka wenda murabyoruganiza, wenda akabwira uti wenda ubu ngubu uva nyine ugeze mu rundi rwego, reka duhindure akazi, wenda ukaba watwara nka rifani, kubera ko nyine iyo ntabwo iba igoye cyane. Muri make uba wumva ku kazi kose ko gutwara, wenda reka tureke na moto, uba wumva ku kazi kose ko gutwara nta kintu kakubuza cyangwa se nta mahirwe kakubuza ku bijyanye no kuba wabona umugabo? Kuko urabona hari nk'abagabo baba bafite cyangwa se abasore baba bafite, navuga ngo amabwiriza rimwe na rimwe anagora. Ntabwo uba wumva hari igihe umuntu nk'uwo ngo ashobora kuzaza mu buzima bwawe ukamubura kandi nyamaze hari umuntu mwiza kuri wowe kubera akazi ukora? Ntabwo yambuza akazi kanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu aje kugutereta kandi ubona ari sawa, akakubwira ati ntukore ikimotari ushaka kandi akazi ukora, ntabwo wabyemera? Ubwo namubwira ko niba kumotara nyine atabikunze, mbo gutwara akarifani, n'ubundi nta kandi kazi nakora atari ugutwara ibinyabiziga. Nta kandi kazi wakora? Ubwo umuntu udakunda ibintu byo gutwara, reka tumubwire ntazirwa agira ibyo abaza. Ntabwo bavuga gutyo, ariko nyine njyewe mba numva ari zo nzozi zanjye. Uba wumva inzozi zawe ari ugutwara, ku buryo gukora akandi kazi bishobora kuzakugora? Wenda bishobora no gukunda, wenda umuntu agashaka n'izindi perime, imodoka, gutwara imodoka cyane. Muri make uba wumva wowe ibyawe, ibintu wumva ukunze kandi uzakora ari ugutwara? Ni ugutwara, ndabikunda cyane. Hanyuma genera ubutumwa abasore basaza kugutera, ubabwira uti njyewe mbahaye ubutumwa bwose, niba uzi ko unanzi ukabugira umutumwa umuha. Ubutumwa namuha nyine we agomba kumenya ko nyine ibintu byose bishoboka, akamenya ko natwe wenda igitsina gore baradusuzugura, bakunze kudusuzugura, kuvuga uti ni abagore nta kintu bashobora, wenda hari ibyo badashobora gukora, ariko bagomba kumenya ko nyine ibintu byose birashoboka. Nta kintu umuntu upfa kuba wagikunze wagishyizeho umutima, nta kintu utakora ngo gikunde. Ngo genera ubutumwa abagenzi bagusuzugura, ba bandi bavuga bati uyu ni yantwara, bagenera ubutumwa. Bagomba kumenya ko ubundi wenda baravuga bati abagore bakunze kugira ubwoba, cyangwa se iki uyu yangwisha, kuko deni nanone ikindi n'abagabo yagutwara akaba yanakugwisha, cyangwa se impanuka nyine ni ibintu bisanzwe n'ibindi. Bakumva ko mbese uko umuntu atwara, uko yatwara, mbese icya mbere ni ukuba warize, nta kintu kidashoboka rwose, ugomba kumutwara neza nta kibazo. Neza. Ubu ngubu uzi gutwara neza ku buryo umuntu wese wifuza ko wamutwara, uwo ari we wese namutwara nkamugeza aho ashaka nta kibazo. Indi mpanuka wenda ishobora kuba nk'uko n'ubundi nk'uko yaba ku bandi, no ku bandi bisanzwe. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe mu muhanda, burya umuntu ajyamo yasenze akabwira Imana ati Mana undinde kuko ishobora kuza bitateganyijwe. Muri make uri umumotari wabigize umwuga? Nabigize umwuga. Hanyuma ngo genera ubutumwa by'umwihariko abakobwa bumva ko batakora ikimotari, ba bakobwa baba bakubona bakavuga bati uyu mukobwa yarasaze, abo bakobwa bagenera ubutumwa? Bagomba gutinyuka, kuko nanjye nabanje kubipinga, Mana kuko ibintu nzabishobora, ariko nyine ubundi upfa kuba mbese wabyishyizemo, wumva ko ikintu mbese wabishobora, uragenda ukiga,
Mana ukabifata neza nk'uko umuhungu nyine nawe ibintu bimujyamo nawe bikakujyamo neza ukumva bikuri mu maraso. Mbese nababwira ko umuntu wese wumva nyine yifitiye confidence yaza nyine akiga, ni ibintu byoroshye cyane ntabwo bikomeye. Ubu umukobwa waba ushaka kwiga ikinyabiziga uri hano mu mujyi wa Musanze ko ariho watubwiye ukorera, wamufasha kwiga? Namufasha kwiga kuko nyibona perime nabanjije kwigishaho nk'ukwezi, mu gihe nyine ntari nabona moto yo gukoresha, kuko urabizi iyo udafite ikinyabiziga cyawe kubona moto yo gukoresha nyine bibanza kukugora. Nabanjije kuba ndi kwigishaho, nigishaho moto nyine nabarangira ahantu ho kwigira. Yego. Ese buriya nko ku munsi wose, guturuka mu gitondo niba ujya mu kazi saa 12 kugera saa 3 z'ijoro, sinzi igihe ugereza, ku munsi iyo wakoze neza uba winjije angahe, iyo wakoze nabi uba winjije angahe? Ubundi iyo wakoze neza ku munsi, mbese umunsi wagenze neza, yo kurya n'ayo kuverisa uba ari inyungu. Inyungu ayo gutahana mu rugo, aya yandi uvuga ati aya ni ayanjye nta n'ikibazo afite, ngiye kuyashyira nshaka nanayaguriza umuntu, ayo gutahana mu rugo. Ubundi wakoze neza, wakuyemo yo kuverisa, wahariye, mbese wihagije nyine mu gutahana ibihumbi 15 byibura. 15 ibihumbi 15 ko ari byinshi? Oya ntago ari byinshi. None iyo umunsi wagenze nawe utahana ngahe? Uwagenze nawe uvuga ati naswase, nagiye kwibarabara marayo 10, marayo amasaha 2 nabuze umugeni, 5, 7, ubwo nyine biba byanze. Ubwo icyo gihe biba byanze, ariko nyine ukabyihanganira, wishyuye bosi, wanariye nyine ari ayo utahanye nijoro. Mu rugo iyo utashye saa 5 z'ijoro cyangwa saa 3, wenda wagize impamvu zituma utinda kubera akazi, ntabwo babigiraho ikibazo? Oya ntabwo njya ntaha nijoro. Utanga sanga iyo nakabije nakerewe ntaha saa 3, niyo saha yanyuma. Iyi saa 3 urumva ibyo aribyo byose nabyo ni nijoro. Babyumva bate? Bakubwira bate? nyine kubera mba nababwiye nyine ko nagize impamvu, wenda najyanye nk'umuntu nk'ahantu kure, wenda agatinda wenda bumugarure, ko nyine barabyumva kuko ntago banzi ibintu by'uburara. Hanyuma se urumva niba utaha izo saa z'isa 3, numva nubwo ntabwo ari nijoro cyane, ariko nanone si kare. None ikibazo ngiye ndi kwibaza, hari abavuga bati abakobwa bakora mene iyi mirimo ubu usanga ari babandi bita ngo bapfubyemo abagabo, babita ngo iki mu Kinyarwanda? Ngo ni igishegabo, niko bavuga, sibyo? Niko bavuga. Wowe ntago bajya babikubwira bavuga ati uri igishegabo? Ahubwo bavuga ngo uri intwari. Nabajya bakubwira ngo uri igishegabo, turiya yabaye nk'umugabo turamushatse, uri umushatse wajya guhinahina mu rugo. Oya sibyo, wenda niba ari ababivuga wenda ntari kumva, ariko abenshi duhura nyine baravuga ati wakoze igikorwa cy'ubutwari. None se aba best bawe, za nshuti zawe za hafi b'abakobwa cyangwa se b'abahungu, ese ubundi tubwire, ufite sheri? Oya nawe ufite? Wigeze umugira se? Naramugize. Wari waramugize utaraba umumotari? Nese ubu wumva ufite icyizere ko uzamubona? Oya nzamubona nta kibazo. Urumva umushaka se? Tubwire abantu batwandikiye. Oya ubu ngubu nawe nshaka. Ubwo tubwira aba best bawe, za nshuti zawe za hafi, tureke inshuti cyangwa se abakobwa bagenzi bawe bandi basanzwe bakubona batanakuzi, babandi bawe ba hafi, babandi muri close, wa muntu umenya amakuru yawe, yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa, bo bakubwira ngo iki? Mwana barabikunda cyane, babanshishikariza uzige n'imodoka ugere ku rundi rwego. Mwana mbese baba babikunze cyane, nta kibazo rwose. Hanyuma dusoza, gira ubutumwa ugenera abantu bose muri rusange, dusoza iki kiganiro, abantu bose baha ubutumwa muri rusange, yaba abakobwa, yaba abagukunda, yaba abatagukunda, uhere ku bagukunda, uhere ku bakunenga, ukurikizeho n'abantu bose muri rusange, by'umwihariko abari bukurikira iki kiganiro. Buri ndahera ku bantu nyine banshyigikiye, bakomeze nyine bashyigikire, kuko ndabikunda nk'iyo nyuze nk'ahantu bavuga ati rwose kabisa wakoze ikintu cyiza, wakoze igikorwa cy'ubutwari, nyine ndabikunda cyane, nkumva nyine biranshimishije, nkumva bibaye motivasiyo nyine yo gukomeza akazi ngakora nkakunze. Bakomeze bagushyigikire. Bakomeze banshyigikire. Hanyuma guys, nk'uko mubibona nyine
ngenda cyanambaye kasike. Turi hano i Musanze ni mu mujyi, hanyuma nk'uko mubizi iyi ni Iris Rwanda TV, tubana namwe mu biganiro bitandukanye by'umwihariko imyidagaduro, politike, amakuru abagezweho. Kuri iyi nshuro twari twatembereye mu karere ka Musanze, twari kumwe n'umukobwa w'umumotari witwa Brandine. Ni umumotari yantwaye kuva mu gitondo kugeza magingo aya, niwe wantwaye. Guys rero ngira ngo mumushyigikire, mbashimire cyane ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ndagushimiye.